Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dushimire Imana ko nubwo turi muri iyi si irimwo impamvu nyinshi zidutera kubabara, tuzagera aho tugera mu munezero utagira impinduka. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Ndashimira Imana ko impaye andi mahirwe yo guterana n'abana b'Imana bo mu itorero rya Nyanza. Ntabwo ari igihe kinini mavuye, ariko narimba kumbuye kandi namwe bitewe n'ubwuzu mwanyakiranye nabonye ko ari uko byari bimeze. Ubwo Imana ibitwongeye turayishimye, izina ryayo nirihimbazwe. Ndabanza kubaha intashyo z'abana b'Imana bo mu itorero rya Rwimbogo mu ntara y'ivugabutumwa ya Kanombe, aho nasoje amateraniro y'ivugabutumwa ku isabato kandi bansezeraho bampaye intashyo. Muzakire mu izina rya Yesu. Amazina bayababwiye nitwa Niyomufasha Marie Louise. Ndashimira Imana ko yampaye amahirwe yo kuba umubwiriza butumwa bwiza, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo Imana mu muntu, kandi rishobora gutuma havuka ikibazo kibaza ngo ari kubundi ibahi. Byagiye bisa nk'abantu batamenya ahantu Imana iba, aho bababwira bati hari ahantu hitwa muri Kizabonwa, bakajya kwishakirayo, bakababwira bati nyamara ikanyari riraboneka, bagaterera uwo musozi. Hari abo babwira bati ugiye ugasengera mu mazi ushobora kubona Imana. Hari ukuntu abantu baba batazi ahantu Imana iba, ariko reka dushimire Imana ko ntabwo iri kure y'abantu bayo, iri iruhande rwacu, izina ryayo nirihimbazwe. Iyo turi mu isoko twagiye guhaha, ibiri iruhande rwacu. Iyo turi kugenda mu muhanda, impamvu dutangira urugendo tukarusoza, ibiri iruhande rwacu. Yamazu tubamo, abari mu ziciriritse ku rwego rwo hasi n'abari mu nzu z'ibitangaza, reka dushimire Imana ko aho umuntu wayo ari nayo ibihari, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Iyi Mana yabaye iruhande rwacu guhera kera. Icyo tugiye guhuriraho kuyisaba muri uyu mwanya ni ukugira ngo ive iruhande rwacu, aho ishobora kuba imaze igihe kirekire iture muri twe. Haleluya. Ndayishimira ko y'ubwayo yahamije nk'uko Paulo yabyandikiye Abikorino mu rwandiko rwa 2 igice cya 6 umurongo wa 16. Iyi Mana ubwayo yaravuze ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. N'iryo sezerano turi kuyishyuza ibidusohoreza. Imana mu muntu kukitabamo tukaba tugiye kubiyisaba, ntabwo twabiyemereye. Mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 yaravuze ngo magaze hehe. Iyo amaze igihe kirekire ihora ishaka kwinjira ngo ize muri twe, ntabwo twayikinguriye ngo ijyemo. Hari impamvu zatumye itabamo, ntabwo yabana n'ibyaha bitubamo, ariko kubw'ubufasha bwa Mwuka Wera tukaba tugiye kubyihana, tukabyatura, tukabireka. Imana yabaye iruhande rwacu, maze Satani yaduhiga ikatwimana, izatura muri twe, izina ryayo nirisingizwe. Isomo badusomeye mu gitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 29 umurongo wa 45. Isezerano ryayo rivuga ngo nzatura hagati mu Bisirayeli mbi Imana yabo. Haleluya. Umurongo wa 44. Hari amabwiriza, amategeko n'amabwiriza bigomba kubahirizwa. Ngo iri sezerano ry'Imana igira iti nzatura hagati mu Bisirayeli mbi Imana yabo, ibisohoze. Umurongo wa 44, amategeko n'amabwiriza agomba kubahirizwa. Nzeza ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Impamvu zo kuba ihema ry'ibonaniro ritejejwe ryatumye Imana itatura, ariko irasezerana iti nzeza ihema ry'ibonaniro nture hagati mu Bisirayeli mbi Imana yabo. Ibyo natwe nibyo turi kuyisaba, ngubwo itatuye mu mitima yacu kubera ibyaha bitubamo, itwigisha uko twabyihana, tukabyatura, tukabireka, maze Imana yabaye iruhande rwacu ibe hagati muri twe. Haleluya. Mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 16, muhabumbure dushobora kuhamara akanya. Muri Yohana igice cyaho cya 16 amagambo asoza umurongo wa 4
Yesu yicaranye n'abigishwa bari hagati arababwira ati mbere hose ntabwo ibi bintu nari narabibabwiye, kandi impamvu ntari narabibabwiye nuko nari ngiri kumwe namwe. Umurongo wa 5 arababwira ati ariko noneho ndajya kuwantumye, kandi nta muntu muri mwe ushobora kumbaza impamvu ngiye. Akimara kuyibabwira imitima yabo yuzura agahinda, abasekaga barabireka, abarebaga barahumiriza, bakibuza ukuntu bifata. Arababwira ati dore kandi ndabibabwiye none imitima yanyigiza agahinda. Umurongo wa 7 haranditse ngo ndababwiza ukuri, ikizagira icyo kibamarira nuko ngira nte, nuko ngenda, kuko ninagenda Umwuka Wera atazazaho muri. Atangira kuvuga imimaro azatumarira. Nejejwe no kubabwira abateraniye mu iri teraniro ry'abana b'Imana yuko ikidufitiye umumaro ari uko Yesu yavuye mu isi agasubira mu ijuru. Haleluya! Kuri bo nibyo byari inyungu, no kuri twe nibyo biri inyungu. Yesu ari mu isi yagendanaga n'abigishwa bakajya i Yerusalemu, baba bariyo ab'i Samariya ntibabe bafite Imana. Yajyaga agendana nabo bakajya i Galilaya, baba bari i Galilaya bo mu bindi birorero kugira ngo babone Imana, bakagenda urugendo rw'agahanyo. Yesu aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ngira nte. Ndashimira Imana ko yavuye mu isi agasubira mu ijuru, bigahesha isi amahirwe yo kugira Imana itaba mu gace kamwe na kamwe, Imana itaba mu migabane imwe n'imwe, Imana ibera hose icyarimwe binyuze mu guhabwa Umwuka Wera. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Dufite Imana ibana natwe, ibi ruhande rwacu, igumana natwe ikatugirira neza. Uyu mwanya turi kuyishyuza ngo ive iruhande rwacu iture muri twe. Haleluya! Yesu arababwira ati uwo Mwuka w'ukuri naza, atangira kuvuga ibintu byinshi azatumarira. Ngiye kugenda mbinyuramo mwumva umumaro wa Mwuka Wera, kandi bize kubyutsa icyifuzo kibwira Imana ngo udusukire Umwuka wawe. Yaravuze ati ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'ibyaha. Ntabwo Umwuka Wera yemeza abantu ibyaha gusa, abigisha uko babyatura, uko babyihana, uko babireka, ngo nibivamo Imana ibone umwanya ituramo muri twe. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nimusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 14. Reka duhere ku murongo wa 26. Umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzababwira byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Ibyo bintu kuko yabonye batabyihanganira yasubiye mu ijuru atabibabwiye. Ndashimira Imana ko ibintu Yesu bwatavuze, ibintu bibiri bitanditse, iyo abantu bageze mu mwanya bagomba kubimenya. Umwarimu wavuye mu ijuru arabitwigisha, Imana ihimbaza. Atwigisha ijambo ry'Imana tukaryumva. Umwuka Wera wabanye n'abaryanditse, abana natwe igihe turisoma akaritwigisha. Dufite umwarimu wavuye mu ijuru, Umwuka Wera, iyamuduhaye nihimbaza. Hari icya gatatu Yesu yamuvuzeho muri Yohana 14:26, azabibutsa. Haleluya! Hano hari abanyamazinda bashaka ikintu bagifite mu ntoki, bayoberwa ikintu aho bakirambitse ejo bari bagifite. Hari abantu biyobera bakibagirwa cyane, ariko mutahanira ihumure, Umwuka Wera azabibutsa. Abantu mukunda kwibagirwa muhumure, Umwuka Wera azabibutsa. Hari abantu bakabakaba mu bwonko ngo bashaka ahantu ibintu bize bibitse, bamenye ibyo bazifashisha mu bihe bibi, mu bihe by'akarengane, bakumva ibintu barabyibagiwe. Ariko Matayo igice cya 10 umurongo wa 19, niba bagambanira ntimuzahangayikishwe no kwibaza icyo muzavuga cyangwa uko muzavuga, muzabibwirwa muri ako kanya. Ntabwo ari mwebwe ubwanyu muzavuga, ahubwo n'Umwuka Wera uzabavugisha. Haleluya! Umwuka Wera ni umufasha. Hari abantu bumva ibintu bikomeye bakumva ntibabibasha, batorerwa inshingano bakumva ntibazazishobora. Dufite umufasha wavuye ku Mana, niba utuma abanyantege nke bahinduka abanyembaraga, niba baherekeza ijwi rikagera ku b'inyuma. Haleluya! Dufite umufasha twahawe n'Imana, ari we Mwuka Wera. Umwuka Wera ni umujyanama. abantu ibintu bikomerana bagasigara bibaza bati ubu ngubu mbigenze ne
ese nkora iki? Ndashimira Imana ko Yohana igice cya 16 umurongo wa 13 Yesu yatubwiye ibyo Umwuka Wera azadufasha, aravuga ngo azabayobora mu kuri kose. Nta mugenzi uzaba inzira ijya mu ijuru, nta muntu ushaka kubona Imana uzayibura, nta muntu uzaberwa ukuntu yabigenza, kuko Umwuka Wera azatuyobora muri byose. Imana ihimbaza. Yesu ntabwo yavuze ibyo Umwuka Wera azamara igihe yari mbere y'uko abambwa gusa, ahubwo igihe Yesu yari amaze kuzuka. Muzi ko yamaze mu isi iminsi 40. Ku munsi wa 40 agiye gusubira mu ijuru, yahamagaye abigishwa. Amaze guhamagara abigishwa bahurira i Galilaya, bahurira kuri Elayono. Yesu ari kumwe n'abigishwa bari ku musozi wa Elayono, arabitegereza. Amaze kubitegereza ababwira amagambo ari mu Byakozwe n'umwe igice cya 1 umurongo wa 8. Haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira ate? Muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira ate? Yaragiye gutandukanwa nabo ngo ajye mu ijuru, haburaga iminota mikeya. Ntabwo bari bafite amakuru. Abitegereje areba nyuma y'uko atandukanijwe nabo, abarebye areba umurimo ukomeye abasigiye. Abitegereje abona uburyo bazarenganywa, abona Yohana amavuta amutera hejuru, abona Stefano bamutera amabuye, abona Petero bamubambye, abona mu muntu izo mbaraga ntago zirimo. Nagira ate? Natwe nazo dufite, ariko uko dufite Umwuka Wera tuzagira imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yaduhaye Umwuka Wera, izina ryawe nirihimbazwe. Yesu yamaze kubivuga ibirenge biva ku butaka, arazamuka. Babona ijuru rirakingutse, igicu kiramubakingiriza, kureba hasi biranga. Barakomeza barararama, bakiraramye bareba mu ijuru. Abamarayika 2 barababonekera, bagabo bene data, ni iki gitumye muraramye mureba mu ijuru? Yesu bakuyemo akazamuka, azagaruka nk'uko mumubonye agenda. Haleluya. Bamanura imitwe bareba hasi, bararebana buri kintu bakora. Barabazanya bati buhakurikiyeho iki? Mbese tugiye kuroba? Ese dusanze abagore? Ese turasubira mu mirimo yacu? Barabwirana bati tuzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira ate? Bumva ntazo bafite kuko badafite Umwuka Wera. Umwuka Wera naza azatsinda abisa bemeza iby'ibyaha n'iby'amateka. Babona ibyo bintu ntibazabimenya, ntabwo bafite Umwuka Wera. Umwuka Wera azigisha abantu, none ko tutamufite ubwenge tuzabukura he? Umwuka Wera niwe uzibutsa abantu. Ninde uzatwibutsa tudafite Umwuka Wera? Umufasha ni Umwuka Wera. Tuzafashwa nande? N'umujyanama. Ninde uzatugira inama? Barabwirana batuba ikibazo cyihutirwa muri uyu mwanya ni ukujya gusaba Imana ikadusukira Umwuka. Haleluya. Bavuye kuri Elayono berekeza i Yerusalemu. Urugendo umuntu agenda ku isabato bisobanuye ko rwari rutoye, ariko abigishwa rurabagora. Bateraga intambwe bakibuka ko badafite Umwuka Wera. Baravugaga batubukuba ku isi tudafite Umwuka Wera bimaze iki? Bakarebana batubu dufite iki tudafite Umwuka Wera? Uguye bakamubyutsa, vayo udapfa tudahawe Umwuka Wera. Bagiye Yerusalemu bikingirana mu cyumba, bahera ku munsi wa mbere, Mana turakwinginze dusukira Umwuka Wera. Yesu yatubwiye yuko nagenda Umwuka w'ukuri azaza. None yaragiye, ntago tukimureba n'amaso yacu. Sohoza icyo wasezeranye, udusukira Umwuka Wera. Byageze ku munsi wa 3, ukeneye umwana atari cyo ari kuvuga, ushaka gukora izindi business atari cyo ari kuvuga, ufite uburwayi atabwira Imana ngo nyize indwara. Ikibazo cyari kimwe, cyari kiremereye mu bwonko. Bumva badasubijwe banapfa, babwiraga Imana bati turakwinginze dusukira Umwuka. Barayinginga. Munsi wa 5 batarasubizwa, munsi wa 7 batarasubizwa. Kurya bihagarare, kunywa nta cyatuma tunywa. Ibintu ni bibiri, ni ugupfa cyangwa tugasukirwa Umwuka Wera. Ni mubarebe bisa nibitinze, inzara ibarembeje, bakomerewe, babazanya batubu. Ninde muri iri teraniro utubujije guhabwa Umwuka Wera?
ninde wicaranye hano icyaha atihannye utubujije guhabwa umwuka wera? ninde utiyaguriye Imana amaramaje utubujije guhabwa umwuka wera? barisakasaka ngo bareba hasigaye icyaha kiri kubabuza gusubizwa, baratura babimarayo. ndashimira Imana ko ku munsi wa 10 nk'uko byanditswe mu byakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 1, bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umuriro ubatungura uvuye mu ijuru wuzura icyumba bari barimo. izina ry'Imana nirihimbazwe. nakomeje kubisubiramwo ngo mwumve ikibazo gihari. kurya ukaryama ntibihagije udafite umwuka wera. kujya mu rusengero ntibihagije udafite umwuka wera. kuba mu nshingano zera ntago bihagije udafite umwuka wera. ku rutonde rurerure rw'ibintu bari gusaba Imana, umwuka wera n'ubundi abiremereze, maze ku murongo ubanza abantu bandikeho iki kibazo. dukeneye guhabwa umwuka wera. babuzuye umwuka wera, basohotse mu cyumba bavuga igiswahili, bavuga icyongereza, bavuga indimi zitandukanye. abantu barabitegereza bakumva baravugira icyarimwe, ariko bavuga buri muntu akumva mu rurimi rw'iwabo. haleluya! Imana itanga umwuka wera, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. buzuye umwuka wera, ibyakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa 13. abatawufite batazi uko akora barabitegereje baravuga bataba abantu basinzihira. ntabwo bari basinze, bari buzuye umwuka wera. umwuka wera agera mu mutima agakoresha ibintu umuntu ubundi akoreshwa n'inzoga. musinzi ntagavuga bamuhaye ijambo. uwuzuye umwuka wera iyo amubwiye ngo kivuge ntagira imbaraga igihezayo, aravuga ati nimwihane cyane mutihana muzarimbuke. mwuka wera yuzura umutima agasigara akoresha abantu ibintu inzoga zikora abantu. akavuga batamuhaye ijambo, agakora atiteze atarebye ku ngaruka. niyo napfa nta kibazo, ariko abantu bakamenya ko mu ijuru hari Imana. haleluya! ukurikije uko twibombaritse, urebye amasaha duhagazemo nuko tubayeho, hari icyuho gikomeye cya mwuka wera. twari dukwiye kugira umwuka intumwa zari zifite ziva kurera yono zerekeza i Yerusalemu. ikibazo kimwe gusa ari iki, ngo Mana duha umwuka wera. bene wacu reka mbabwire, hari ikibazo cy'umwuka wera. muzasoma ibitabo bitandukanye, cyane cyane intambwe zigeza ku bubyutsi. agatabo k'intambwe zigeza ku bubyutsi, urupapuro rwa 37. bagereranije itorero rya mbere n'itorero muri iki gihe. iyo bavuze itorero rya mbere bavuze itorero ryo mu kinyejana cya mbere n'itorero ryari ririyobowe n'intumwa. bavuze ko iryo torero ntabwo ryari rifite ibikoresho, ariko ryari ryuzuye umwuka wera. ryakoze umurimo wanyeganyeje isi. none itorero muri iki gihe rifite ibikoresho, ariko rifite ubutindi kuri mwuka wera, ndetse ku buryo umwuka wera atagihari 95% ry'ibikorwa ryakomeza gukorwa abantu badafite umwuka wera. bene data, iri torero rizarangiza umurimo, kandi umurimo ugomba kurangizwa n'imbaraga ziruta izawutangije. bari bafite umwuka wera badafite ibikoresho, ariko ubutumwa barabwamamaza babuzengurutse isi yose. dusabye Imana ngo ubwo twe dufite ibikoresho tukaba dufite ubutindi ku mwuka wera, yabikorera no muri iri teraniro, idusukire ku mwuka wayo. dukeneye guhabwa umwuka wera ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. dukeneye guhabwa umwuka wera ngo abantu bagire guhinduka kw'imibereho. dukeneye guhabwa umwuka wera ngo abantu bigishwe. dukeneye guhabwa umwuka wera ngo abantu babone imbaraga, kandi Imana itura mu muntu binyuze guhabwa umwuka wera. haleluya! muri iyi ndirimbo ya 258 yaravuze ngo wasezeranye kuduha iki? iri sezerano ryaturutse hehe? turakwinginze bisohoze ryari? ubu mwabwiye Imana ikaduha umwuka wera. Imana yasezeranye ko izamutanga nk'imvura, atari imvura imeze ibishyimbo. yavuze ko izaduha umwuka wera nk'imvura y'umuhindo. yasezeranye ko izaduha umwuka wera nk'imvura y'itumba.
none ndayisabye ibiremereze muri buri mutima, abantu bumva icyuho gihari, barebe ukuntu ibindi twagize ingenzi atari byo byari kubanza, maze iki kiremere ku rwego abasinziraga cyane ibitotsi bigabanuka, bagapfukama bakabwira Imana bati duha umwuka wera. Ku rwego abagiraga peti bagira ikizibakanwa, biryo bikabananira bari kubwira Imana bati turakwinginze duha umwuka wera. Haleluya. Reka mbabwire aya masezerano dufite. Rimwe riri muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa 2. Data wa twese yaravuze ngo hanyuma y'iyo minsi nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, namwe murimo tubiyishuze tuyibwire tuti dusukire mwuka wera. Luka igice cya 11 umurongo wa 13. Ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, so mu ijuru ntabwo azaha umwuka wera abamumusabye. Imana iduha umwuka wera. Ndasaba Data wa twese wasezeranye ko Yesu nava mu isi agasubira mu ijuru, izatanga umwuka wera, intumwa zawo sawa zikamuhabwa. Niba hari abagize icyo cyifuzo muri iri teraniro, bamenye ko intege nke zose bafite ari icyuho cya mwuka wera, bakaba bashishikajwe no kubisaba Imana ibasukira umwuka wayo. Ntabwo mubizi, iyo umwuka wera atari mu mutima, iyo Imana itari mu muntu, ntabwo haba harimo ubusa, haba harimo Satani, haba harimo abadayimoni. Abatari mu ruhande rwacu baba bari mu ruhande rw'abaturwanya. Abadafite Imana ntibari vide, ahubwo Satani yabonye indiri mu mitima y'abo bantu. Buri cyaha dukora kigira umudayimoni ugihagarariye. Mumenye ikibazo gihari, tubwire Imana tuti dusukira umwuka wawe. Haleluya. Ibyo mvuze buhoro Imana ibivuge cyane, ibyo mvuganye imbaraga nke Imana ibiremereze. Abasenga babwira Imana ngo ibahe umwuka wera, iwubacunshumurireho. Abategeka uko bakora, abategeka uko bavuga, maze twitegure kuzaba mu bwami bw'Imana. Haleluya. Umuririmbyi w'indirimbo 23 yaravuze ngo untambe hejuru umwuka, untambe hejuru umwuka, ushobora kunyuzura ariko sinzi iki. Hari n'abandi batabizi muri iri teraniro uko umwuka wera yuzura umuntu, uko agenza umufite. Imana yabaye iruhande rwanyu, impfu zabahize ntizibatware. Ivi iruhande rwanyu iture mu mitima yanyu mu izina rya Yesu.